Yes, ni amakuru ari kugenda agarukwaho y'umupasiteri mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Kanazi, birumvikana ni mu mudugudu wa Musagara rero, waje kuza kwitaba Imana aguye mu nzu y'indaya. Hari amakuru rero ari kugenda agarukwaho muri kano kanya y'ibaruwa ije kugaragara. Mu by'ukuri ni ibaruwa ngo batari bigeze babona, ngo ni ibaruwa rero yaje kwandikwa n'uyu mupasiteri mbere y'uko rero yitaba Imana. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bemeza ko ngo iyi ndaya ariyo ishobora kuba yamwishe, cyangwa se ngo ishobora kuba yagiranye nawe amakimbirane bikarangira imwishe, ariko mu by'ukuri hari ibaruwa ije kugaragara, ibaruwa ndetse mu by'ukuri irimo irarenganura uyu mukobwa cyangwa se iyi ndaya. Byinshi rero ko bikomeje kugenda bigarukaho cyane kuri iyi baruwa ije kugaragara, yanditswe n'uyu mupasiteri rero mbere y'uko yitaba Imana cyangwa se mbere y'uko apfa. Turaje rero tubigusomere, turaje tubikugezeho. Mu by'ukuri ibintu bikubiye muri iyi baruwa nk'uko amakuru akomeje kugenda bigarukwaho, ni ibintu biteye agahinda ibyanditswe rero muri iyi baruwa. Nk'uko rero byagiye bigarukwa mbere ko tugaruka ku byanditswe muri iyi baruwa cyangwa se ku byo uyu mupasiteri yaje gusiga yanditse, biravuga ko rero ari umupasiteri wari usanzwe akorera ubutumwa bwe hano muri kano karere ka Bugesera, ngo niho yakoreraga ubutumwa bwe aza guhagarikwa n'itorero rya ADEPR, aho rero akimara guhagarikwa n'itorero rya ADEPR ku mirimo y'ubushumba cyangwa se y'ubupasiteri, ariho rero ngo yatangiye kugenda yadukira ibintu bitari byiza byo kunywa inzoga ndetse no kwinjira mu busambanyi. Hari bimwe rero mu byaje gutangazwa n'umwana ngo baje gutuma inzoga mbere y'uko rero uyu mupasiteri aza kurarana n'uyu mugore cyangwa se n'iyi ndaya. Hari umwe mu bana rero waje gutanga amakuru agaragaza uko byaje kugenda, dore ko ari nawe ngo baje gutuma inzoga, kuko ngo bamukomangiye mu masaha y'ijoro bamutuma inzoga. Inzoga rero ngo aragenda ajya kuzizana, arazizana rero ngo byaje gukurikiraho kubera ko icyumba cyangwa se inzu uyu mukobwa cyangwa iyi ndaya yararagamo ngo ikaba yegeranye n'icyumba uyu mwana yararagamo, ngo bamutuma inzoga rero azizana, uko bazinyweye uko byagenze byose rero uyu mwana hari bimwe rero ngo mu byo yumvaga. Byinshi rero nabyo mu byaje kuza kugarukaho turaje kugira ngo tubikuvire imuzi n'imuzingo. Akana k'uyu mugore cyangwa se k'iyi ndaya nako hari bimwe mu byo kaje gutangaza byakomeje kugenda bigarukwaho mu binyamakuru ndetse binagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibi nabyo rero turaje kugira ngo tubikuvire imuzi n'imuzingo uze gusobanukirwa neza mu by'ukuri bikomeje kugenda bigarukwaho cyangwa se bivugwa kuri urupfu rw'uyu mupasiteri waje kugwa mu maguru y'indaya cyangwa se waje kugwa ku ndaya bikarangira rero ahasize ubuzima, aho benshi rero bari no kugenda bavuga ko byanga byakunda kubera iyi baruwa yaje kugaragara uyu mupasiteri ashobora kuza kuba yiyahuye. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho, turaje kugira ngo tubikuvire imuzi n'imuzingo kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru yakomeje kugenda agarukwaho cyane y'urupfu rw'uyu mupasiteri. Mbere y'uko rero tubigaruka ku buryo burambuye tugusomera iyi baruwa uyu mupasiteri yasize yanditse mbere y'uko apfa, ndetse na bimwe mu byatangajwe n'umwana baje gutuma inzoga mu masaha ya nijoro, ndetse na bimwe mu byatangajwe n'akana gakuru kazi ubwenge. Birumvikana kari akana gakuru k'uyu mudamu cyangwa se k'iyi ndaya. Ibyinshi rero ko byagiye bikomeza kuvugwa turaje kugira ngo tubikugusasanure. Reka tugusabe rero mbere ko dukomeza aya makuru tubanze tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye ubona mu bambere amakuru yacu ujye yakurikirana 5/5. Kora share cyangwa se partage byibuze aya makuru yasangize abantu 3 cyangwa se 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane no gutweretse ko banatwe 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 ku kandi.
Reka rero tugaruke kuri uyu mupasiteri rero waje kwitaba Imana aguye mu maguru y'indaya nk'uko benshi bakomeje kugenda babyita, ndetse no ku baruwa yaje gusiga yanditse mbere y'uko yitaba Imana. Byinshi rero byagarutsweho, reka tubanze duhere ese uyu mupasiteri ubundi yaje gusezererwa ryari mu itorero rya ADEPR, ese ubundi kwirukanka mu bintu byo kunywa inzoga no mu ndaya byo byaba byaraje bite, byaje ryari? Uyu mupasiteri rero amakuru twabashije kuba twamenya nuko ngo yakoreraga umurimo w'ivugabutumwa rero hano muri kano karere ka Bugesera, akorera mu itorero rya ADEPR ururembo rero rwa Bugesera niho yakoreraga. Muri kino gihe rero basezereye abapasiteri, ngo akaba nawe ari umwe mu basezerewe, aho rero ngo ataje kubyakira. Mu kutabyakira kwe rero ikintu cyaje gukurikiraho nuko yatangiye kujya mu buraya, kunywa inzoga, ariko aho benshi bagiye banemeza ko uyu mupasiteri nubwo bivugwa ko gisezererwa yagiye mu buraya ndetse agatangira no kunywa inzoga, byanga byakunda ibi bintu asa naho yabikoraga, ntabwo aribwo yarabyigiyeho, kuko kuba wasezererwa mu gipasiteri ushobora kuba umuvugabutumwa uri aho ngaho, cyangwa se ukaba umukristo usanzwe ugakomeza ugakorera Imana nk'ibisanzwe, ntabwo byahita bikuganisha mu nzira y'ibyaha nko kunywa inzoga ndetse no kujya mu busambanyi. Ibi rero bikaba byaranenzwe na benshi mu bari basanzwe bamuzi, bazi ukuntu yakoreraga Imana, ndetse hari n'abagiye babigaruka bavuga ko byanga byakunda Imana izamuha igihano, bitazarangira aho ngaho gusa, none bitavuye mu ivugiro bagiye rero babigarukaho birangiye aguye mu maguru y'indaya nk'uko byakomeje kugenda byemezwa. Gusa hakaba hari n'andi makuru akomeje kugenda yemeza ko uyu mupasiteri nubwo yaje gupfa, ariko ashobora kuza kuba yiyahuye bitewe n'urwandiko rwaje gusangwa aho yarari, cyangwa se urwandiko rwabonywe ku musego aho yarari aryamye. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, uyu mupasiteri ngo yagezeyo mu masaha y'ijoro, ngo ahageze rero ibintu bimwe mu byatangajwe n'umwana batumye inzoga, ngo ahageze bahamagara uyu mwana ngo bamukomangiye ku idirishya, baramuhamagara ngo naze bamubwire. Ahageze ngo baramubwira ngo najye kubazanira inzoga, aragenda arazizana. Azihagejeje rero ngo banyweye, barangije kunywa, ngo ikintu yumvise uyu mugabo avuga ngo nuko yabwiye uyu mugore ngo arananiwe, ngo reka banze aruhukeho gatoya, ngo birangira rero aryamye gutyo, ngo nta kindi kintu yigeze yongera kumva nawe, kuko ngo aho yarari yahise aryama arasinzira. Mu by'ukuri n'akana k'uyu mumama cyangwa se k'iyi ndaya nk'uko biri kugenda bivugwa ko ari indaya, nako kagize ibyo gatangaza, aho katangaje ko ngo mama wako ngo nyine ngo yasangiye inzoga n'uwo mugabo, baranywa, barangije kunywa bararyama. Noneho mu gitondo ngo mama w'uyu mwana aza guheka akana gatoya, ngo arangije ngo asiga uyu mugabo aryamye, ndetse asigana n'aka kana nako karyamye. Ngo nyuma rero nibwo kano kana kaje guhaguruka, nako karasohoka hanze gasanga abandi bana, gasiga uyu mugabo aryamye. Ngo rero nibwo kaje kumenya amakuru ko ngo mama wako ngo bagiye kumufunga kubera ko ngo yishe umuntu. Kakaba katangaje ko rero ngo mama wako nta muntu yigeze yica, ari uko byaje kugenda, ariko iperereza rero rikaba rigikomeje, ndetse na bimwe mu bikubiye muri iyi baruwa yaje gusigwa yanditswe n'uyu mugabo, cyangwa se yaje gusigwa yanditswe n'uyu mupasiteri mbere y'uko apfa. Rero tugiye kubasomera muri kano kanya, nayo rero igasa naho irenganura indaya nk'uko benshi bakomeje kugenda bamwita ko ari indaya. Bamwe rero mu baturanyi basanzwe baturanye n'uyu mugore, cyangwa se uyu mumama waje kuba yashyirwaho icyaha cy'uko pasiteri yapfiriye we, urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Bakaba batangaje ko ngo nta kajagari k'abagabo bari basanzwe bazi aho ngaho, dore ko ari igipangu cyari cyakodeshagamo abantu benshi bagiye batandukanye, kuko ngo harimo imiryango igera muri 6 kandi yose ngo ibamo abantu. Uyu mukobwa rero cyangwa se iyi ndaya ngo ikaba yabaga mu RNX
y'icyumba kimwe na salo. Urumva nyine uyu mupasiteri benshi bagiye bababazwa ngo nuko asanzwe afite inzu nziza, atuye ahantu heza, nubwo hari n'amakuru yagiye agarukaho bivuga ko ngo yatandukanye n'umugore we, yakoze divorce atandukana n'umugore we. Ariko rero bakavuga bati mu by'ukuri se ko ari ibintu bibabaje kugira ngo umuntu w'umugabo aba afite ahantu heza, ahantu heza, afite inzu nziza, aze gupfira ahantu nk'aha ngaha. Mu by'ukuri abagiye batanga amakuru bose bagiye bavuga ko byabababaje, ariko nyine burya ngo iyo ugomeye Imana nayo irakwandagaza, cyangwa se nayo igushyira hanze kandi ikagushyira ku karubanda, ku mugaragaro bose babireba. Uyu muturanyi rero yakomeje avuga ko rero ngo batari basanzwe bazi ko yinjiza abagabo aha hantu, gusa bakaba baje gutungurwa rero nuko ngo yaje kuba yababwira ko hari umuntu wapfiriye mu nzu iwe. Baje kureba rero basanga n'uyu mupasiteri. Gusa andi makuru akaba yemeza ko nubwo ngo yapfiriye muri iyi nzu uyu mupasiteri, ariko ngo akaba n'undi yari asanzwe ahaza, kuko bishobora kuba atari bwo bwa mbere yari ahaje. Urumva nyine niba yahaje akahapfira byanga bikunda, yari asanzwe ahaza, ntabwo ari bwo bwa mbere yari ahaje. Gusa bikaba byaje gutungurana ku baturanyi ndetse na nyir'urugo, cyangwa se usanzwe abakodesha nawe, dore ko atuye muri kino gipangu. Nawe rero ngo bikaba ari ibintu byaje kumutungura bitewe n'uburyo ngo bari basanzwe babona uyu mudamu, uburyo yitondaga, uburyo yagaragaraga mu bantu, ntabwo batekerezaga ko yakwinjiza abagabo. Gusa nanone ntabwo bigeze bamuhakanira ko atabinjiza, ariko nk'umuntu wabyaye ufite abana, uko byagenda kose ntabwo yabura guhura n'abagabo. Ibi ni ibyaje kuba byatangazwa n'abaturanyi ndetse na nyir'urugo aho uyu mugore yakodeshaga. Uyu mupasiteri rero hari amakuru ari kugenda agarukwaho ko ngo yari asanzwe afite urugo, aza gutandukana n'umugore we, bakora divorce baratandukana, ariko ntabwo icyo yapfuye n'umugore we cyo kigeze kijya hanze, cyangwa se ntabwo kigeze kimenyekana. Gusa amakuru ariho nuko ngo yakoze divorce agatandukana n'umugore we. Umurambo w'uyu mupasiteri rero ukaba wahise ujyanwa gusuzumwa mu bitaro bikuru biherereye i Kigali. Ni ibitaro rero birimo laboratwari isuzuma ibimenyetso bya gihanga. Akaba rero baje kuza kumujyana kugira ngo basuzume barebe icyaba cyamwishe, niba koko yaba yiyahuye cyangwa niba hari ikindi kintu cyaba cyaje kuba cyamwica. Gusa hari ibaruwa bivugwa ko yasize yanditse mbere y'uko yitaba Imana. Iyi baruwa rero ngo ikaba ikubiyemo amagambo akomeye, aho yasabye Imana imbabazi. Mbere na mbere yasabye Imana imbabazi kuba yarayigomeye akayikorera, yagira nyuma akabivamo. Yayisabye imbabazi. Ikindi yasabye imbabazi umugore we babanaga bagatandukana, agaragaza ko mu by'ukuri atigeze amubera umuntu mwiza, ndetse ibyo abaye byose avuga ko amusabye imbabazi. Ikindi nanone yasabye imbabazi abo basenganye, abo bayoboranye mu itorero rya ADEPR, ndetse nabo yayoboye muri rino torero rya ADEPR. Bose rero akaba yaje kubasaba imbabazi. Urumva ko byanga byakunda ibi bintu hari ikintu bisobanuye. Nk'umuntu baje gusanga yapfuye bagasanga yanditse iyi baruwa, mu by'ukuri hari ikintu bisobanuye, ndetse gishobora kuza kurenganura uyu mugore bari bararanye muri iyi nzu. Nguko ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukwaho muri kano kanya y'uru rupfu rero rw'uyu mupasiteri waje gusangwa mu nzu y'indaya hano muri kano karere ka Bugesera yitabye Imana. Ibi rero bikaba byabereye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, mu kagari ka Kanazi, mu mudugudu wa Musagara. Ahangaha rero niho byaje kuba byabera. Abantu benshi rero bakaba baje kumirwa mu by'ukuri, ndetse baza no gutungurwa, kuko uyu mupasiteri nubwo bari basanzwe bazi ko anywa inzoga, ntabwo bari basanzwe bazi ko ajya no mu bagore. Nguko ngayo rero, reka rero tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nizujye dushyiraho amakuru notification yuzuye abantu mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibe nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yize
bwizewe cyane. Reka dufate uyu mwanya rero tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo, nibyo agaciro gakomeye cyane rw'ingenzi kuri twe. Niyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bw'itange wagize ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Gusa tunakwibutsa niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone, reba munsi ya video yawe ureba hano handitse sabone cyangwa subscribe, ubundi uhakane ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Turagusaba gukora share byibuze y'amakuru ukasangiza abantu 2 cyangwa 3, uraba uduteye inkuru ikomeye cyane, kandi ujye muri comment utanga igitekerezo cyawe, ni ingenzi cyane. Utubwire uko byumve, se wowe urabyumva ute kuba uyu mupasiteri yaguye muri inzu y'indaya bikarangira haje kuboneka ibaruwa? Hari benshi bakomeje kugenda bavuga ko iyi ndaya ishobora kuba ariyo yamwishe. Ese wowe urabyumva ute? Turashaka kugira ngo utange igitekerezo cyawe nawe uvuge uko byumva, utubwire uko wumva ibijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.